Tinda abaniga ngo naragafashe imifuka narayipanze twitsa abapipa huduma naharize warabuze dore umufungo warabuze meze bite sha sawa sha ko nabonye mwatinze wawe niwe bibaye shabireke sha nawe ninzigi uyu mpamvu sinagutekereje iki yamwereye televiziyo ariko numva ufite akazi wowe ufashe indaya ngo niwe mwuga wifitiye yanyatse na telefone sibwo n'ubuzima mama uburaya nayo ntuzakugeza wowe kuse kugirina ngasiye hari umuntu utegera nawe wewe wandira ikiro cyaje cy'umuceri ni ikiro kimwe wabyumvishe nabi noneho ateka n'ibijumba naguze ibiro 15 asigiye agasuperi kamwe uruntu rugirina kandi shara uragona uzuruko nenda yaje ibyo bintu byose narahombanye reba do urwo ruta rwawe se kunurunga nabwo ni wahaze muceceke tugende mva mbibwire tugende wa musaza kumwananyuzo yifunganye indaye nawe wandangiye indaye tugendere tujye guhinga dusanze mu gisaza gikunda agacupa n'indaya byose nabonye gifite agacuma kigenda kigira ngagutse ariko kuba kitari cyashyika mu murimo wacu reka tugiye tuye dukora tukibese ko twanarayemo noneho ko twazindugira ngo duhemba yo mu byizi biri buri munsi ngo ni ibihumbi 4 abibura ariko tatugipfunyikiye rata iki ngiki kuntu cyagonaga no tatupfiye twabyitse sama y'urwagonaga ariko reka tugenda akusha kadusukanje warayigurishije aho tugende naze ndamupfunyikira rero tugende imeze bitera cyabandi bamugurika isuka none yisubira biragukora hose reka ntabwo byankora asuwe tubase tarago zatwambura mwana ntabwo mbizi cyane atwambura bizamukoraho no twajya kumuhiga tukarari ya mungu bura yagiye kuza bugiye gucya tu mungu wabona turebe ko turabona umubyizi bibiri byacu kubizi no kubona ko n'inzoga se mungu yagiye ku Bishenya ubu hano byahagera wagaza muza kumusura turi kumwe bite byanyu bana ba Nikiza cyakose bose ubeze ndetse bite byanyu manzi cyo ku mapisi bo ndakumva tumasana tureye aka nakabasaza na mwana uri mu cy'imyaka 18 ugomba kunywa nta kibazo nyine dukuje twatinze mu muri nizere kuze kuduhemba ariko ibi bice ari bigenda na saa moja mukaba muhinga kakano nawe twaje kugukorera ku buntu bose habe sutanemo wagicenya nawe twagutema bose ariko aka kazitiro kaje nako muragakora nako dukora wa mungu mwabwanye kugatema yataye isuka none yarayigurisha yaje ejehe nako tugisuka nago yaje ariko abana bamwe yatugezeho umwanya rigera babageze ariko wowe reka mbaze nkubwire sho wiga makanga mu wambere kuki muhingira abantu ubu kuni gutya batabira we wize agriculture cyane rwose narayize mbese ora turi mu biki bose uko turi gukina ubwange kutwishyura turakumenya ubwo nakuni nyine mwabyana turaguhingira buri gihe twambura reba ngeje ubundi twanyambaye bibiri byanjye bibiri uraza kubima nabyo ujya kuza gusomye ku nzoga oya inzoga ntago nzinywe nge ndi umurokore ajya ukuntu muhinga utane mase mwabicanye uranaga ari umurimo ariko sha izo nyogosho neza ngizi neza basitara amasaha yarageze muze fana kinahigire amasaha yageze twishura sawa ubwo reka mu rugo turebe ko bitageze reka turebe iyo smart niyo mwana wanje amazi saa 8 zigeze kandi twe gutaha saa 5 wangiza amasaha 3 naraje urongera handi nta bintu byiki n'ubyanga turasiga tugukinguye ma niyo sogoro ko turayikwaga cyangwa idu
izo nkweto ngo ni watsapu we watsapu urayizi cyane rwose izi ngo ni sapoti gabanya ibindi twishyure twitahire ayo magambo ntabwo turakurya izo ni za boba akiriwe ni yawe tugende mu rugo mbishyure mwabyica nyuma ariko biriya byane babyagiye koko umuntu waremye urwagwa tuzamuhemba we muri manga ye hajya sha ni 2 nakoze nijoro ngeze 4,000 hajya we bakwita ngo iki ahita post jyande cyana bakwita poste jone nawe wambwiye ngo witwa beba nakare aheshe nabereke inzoga zabazakongoje ariko cyana mwavuze muzakora nta kiri he cyagura isuka none ntago cyaje cyagurishije isuka cyajyanye mu nzoga nkawe kandi wasanga ari umutungo cya gisigaranye na wundi ni nayo isuka cyagurishije umugani wacu ariko buri ikintu kigurisha isuka nta agaciro kizapfa kikeye umva twe muri ayo duhereza amafaranga yaje twitende we nkoramo 5 sahani wapi 4,000 aya cya kindi cyambye ngo cyaratongoye cyana kugize kiza ntabwo tubizi nimba yaraje aha ngo nyine bara mu mufuka uduhereza twigendera mu mufuka uduhereza amafaranga twigendera aya ntabwo nayo amafaranga wajya kuri konti hano hariho ibihumbi ariko bose uretse mabibanyara gatoya ishobora mfasha ubwo wayiseze nyine ubwo niko showe bakwishyura wapi nagaranyito ubwo poste namubuze ariko ibi bice urabona mvuye kugura ibiruza mu bukwe nzakorana n'umwana wa minisitiri ariko ndi umusaza bishyura ubundi zo nawe ubundi we wakoze nawe kwishyuza ntabwo natongoye cyagiye wagize watongoye sano wikaze turinda ubo wacana nanjye kimbarize wikaze turinda ubo na bene wanyu yeba niki wajuje kutaje mwakoze turimo turatongorana mwajije uranyishyura we wagisaza basi sinatanyishyura nanjye kano gasuka ndakagumana n'ubundi agasuka nyawe nawe nakagiye ese cyacana kiri hehe nagibari cyacana cyagiye dore ngicano ka dore nawe yaje niko sha nagiye hayi vatsi asesa n'ikibisho ariko reka manze mbabwire ni munjane ku kagari none ni munjane ku kagari umusaza we uranyishyura yanjye urafite agasuka nagatsindiye ntabwo waje ariko twigiye nakuru